hanyuma rero bene data turabinginze mukore subscribe, mukore like na share. Abantu bahunze bagatomero bari kwiga rero iye nisubiriye ku bitipe biri hariya noneho biri kuzura dusangire namwe mwuga dusangire ndi kuvuga tunasangire ubusinde basana ari kugaragara ahubwo ngiye nyamaze mwajya mu cyangwa ndisinde agapirinde we uba kari mu gacupa ubundi bisanzwe ari ukuntu kwawe nifitiye n'agahinda sisito wanjye yagiye Ariane we mushaka umwe kuko n'ubundi Ariane yivumbuye komana yanjye we bino bikweto nabyo ese mwe murakicaye aho ngaho ngero ujya gusinda mwana muri kunsinda mani bikoreye urakomereza muri kutuma ibasha yishwe n'inzoga ku munsi wa mbere oya pe ako nawe turi kwaguruka ndabanyirira igihe byarangiye ndaretse ntabwo nizajya guhaguruka na saundi gute nyabusimba ni we ndakuye kujya kuri abangaba aka gacano karagabura uko mukareba akangaka gutya ubu ngubu murebe abakinnyi bose mu muhanda mumbare mu ndebere amandazi arenda kunyica ubu mwatubonye muturebe mudukunde aka kazi ntabwo kaba koroshye ubu turi kugenda umva imihanda ya Kigali twayimaze ngo turi kugenda ntabwo ari nawe nyine mfite mvuye gukinisha abasinzi ubu ngubu ibintu hariya bwa ni umutama tugende dukomeze mbereke abakinnyi uburyo dore n'abandi batipe bamfashije sha abangaba bamfashije sha muzagaruke oya duhora hano twebwe tuba duhari tutangira duhagaze hano se turatangira nk'uko mubireba turi kuri seti muka data iki kiganiro uzagisohore ari uko filime yasohotse fureshi
hanyuma rero bene data turabinginze mukore subscribe, mukore like na share. Iyi filime igera ahantu kure, ni nziza, twayishoyemo imbaraga nyinshi. Ni abakunzi mujye gukora subscribe kuri Tracy Show, murebe filime ziriho, muze mukina amafilime mwa bantu mwe. Dore n'ubundi hari ukuntu umuntu aba yiriwe iwabo nta kintu ari gukora, kandi gukina filime ni utuntu tuzima cyane, ni akazi keza. Rero mukura amaboko mu mufuka, tinyuka urashoboye mada. Agacano karagabura, uza kuri seti tukarya tugahaga. Dukomeze dukore. Isho biri kwifata. Asi uyungu yiwe yabaye ate. Yana sani snipe. Yes we. Dama say. Ya filime yanyirimo inyigisho. Nk'ubu ngubu hari ukuntu ureba ibintu biri kubera mu muhanda, ugahita ubona nibyo nishiriye muri filime, nibyo nanditse mwa bantu mwe. Yego kuguriya gihe yego ko mwami wanjye se yambaye ikiwe mbore mumbwira Jesus. Tesha aranza arananiye, Tesha na Brian ngiye mbakurikirana, ndumura si yanje wayikorera no gushoboka ko maranye n'ingenzi bindi byose nawe niba mutafashe n'amarira nta kindi kintu muzafata muri wese. Teta, urabona ko Karen ananiwe cyane. Amaze iminsi ataryama ataruhuka, dore afite umunaniro. Nina! Ese sabu? Akira. Mukagendeshe gahoro fresh tu. Akangaka. Ibintu by'inkuru ariko wese ubizi. Nitonde nyine amagambo abantu bayumve. Ubwo twari dukatinga akantu umuntu yakoze tugashyira kuri TikTok. Umuco mwiza kuba. Mwicare. Cyangwa kwigisha n'ibyo. Mukorera gahuku. Nagara batumye gutandukana n'abagiye nakoze unyisigunye ugeshe umutwe umarira kujyati mushegere pe Yakunda no kwegera gukoraho byumva. rero mu mutwe ndamugereyo ubwo Frank agiye guca ndongera mu rutundi. mbasomere Hari Frank agiye gutavuga turagiye. Action. Suratinze. Sena sinjiramo uyategereje. Ikibazo reka nijishe mu gihe ngo dukoza turi kuza. Nokoye kwambaye neza cyane. Merci beaucoup. Meze neza. Kwambaye neza se. Ariko boy. Bora se wigwana ari kuyafunga. Uramurenga. Nimba afite akarito gatoyi we. Zimwe zirashimishije izindi zitera stress. Sham. Zibintu muzirebera. Ngira yashimye. Akishe. Ndavuga wari wasarifo. We mwa cecetse. Ntabwo mushaka gutaha. Nako kiriya cyabanza kugandika mu ntebe. None uratahana nawe. Wacecetse mwana. Akishe.